nawe urwaye wakirira kuri yicano ya YouTube ntacyo bitwaye kandi abantu bahakirira ni benshi cyane kwizera rero kurarema ubushobora kubwiriza umuntu akizera mu ijambo ikiganiro ariko kireba atanakuzi mutaranabonana akizera mu ijambo akazavuga ati ijambo ati ibi ndikumva ari ibyanjye nukuri pe bibaho hari abantu benshi bajya bampamagara kuvuga bati wabwirije neza kuvuga ati ninjye wari uri kubwira nari ngiye kwiyahura ariko ndabiretse menye neza yuko Imana kibaho yego Imana ishimwe kabisa Imana ni yamamare cyane nukuri ihindura ibyanze guhinduka ari impari noneho ico gihe sinzi ibintu byari byamfashe numvaga yuko pengiye kuba impumi byarangiye kuko nararebaga nkabona sindi kubona neza kareba ariko nkumva sinzi ibintu biri kuntangira mu maso noneho nakundaga radio Umucyo yego nanjye sinzi umupapa namwibagiwe n'izina byarambabaje kuba naramwibagiwe izina sibyo noneho kuri radio Umucyo umugabo araza arabwiriza aravuga ati wowe urwaye fata kuri radio ufata amazi nyasengere ubundi Imana igira icyo ukora nese mfata amazi mu gakombe nari ncometse ka radio nyine kamwe kakoreshwa n'umugozi ndangije ndafata kuri radio nkozaho iki kiganza ikindi gifata amazi ndahumiriza turasenga y'amazina yakarabye mu maso guhera uwo munsi ibyo bintu ntago byongeye na nizi saha wibaza imyaka ihaciye rero ntago ari ukuvuga ngo abantu baba baje hano ku maradiyo se ku ma YouTube ngo baba bataye umutwe oya baba baje gusana benshi ngewe impamvu nabikunze nuko hari ico nabonye nakijijwe n'umuntu wasengeraga kuri radio atazi ngo nitwa nde atazi ngo mfite ikihe kibazo uretse kwizera nanjye ubwanjye sinzi ngo ni inzobe sinzi ngo ni igikara gusa ico nibuka ni radio yarari gukoreraho radio Umucyo ndangije ndavuga ati ariko manani wamamare ayo mazina maze kuyakaraba mu maso numva mbaye muzima Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mu Kinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfate umwanya gushimira wakanze subscribe dushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha yego nanjye nabasezereje ko ntazajya mbicisha urungu ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana niyo mpamvu tukumwe na Muyizere Josiane uraho ndaho ndakomeye ko ndi kuvuga iyi ndamukanyo yanjye ukayibyina yabaye rero iyo ndamukanyo yawe njya nyikunda cyane hari igihe nzakopera ako kantu nanjye nkagafata nanjye nkazajya nkakuvugira gerageza twumve ntago nagashobora ntago nagakopera neza gerageza kumaze yes ngo nabasuhuje wowe yes reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV bisaba igihe n'umwanya nirabe kumva umugabo wese bafite ikivugo cye sibyo nanjye rofite indamukanyo indamutso bangomba kuramutsa abakunzi banje nkuko mu majyaruguru bavango mugira amahoro bagasubiza ngo iki ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge amashingo kacikaci ukumva iyo ni indamukanyo ya Rucagu Boniface niwe wayizanye amajya icyo gihe yari prefe wa Ruhengeri nyuma bibaye intara y'amajyaruguru ubundi abagavana ukumva iyo ndamukanyo irakomeza ikwira n'igihugu cyose nanjye rero mfite yanjye sibyo nkuko n'indamukanyo y'abana b'Imana ari kuvuga ngo Yesu ashimwe Yesu ashimwe ahimbaye yego warubyibagiwe kandi uri umukristo reka tubanze dusenge ugango Imana tuyobore ni karibu Mana yacu uri Imana igira neza ushoboye byose ntabwo ujya ukangwa na biracitse mu mvura y'amahindu ntabwo ureka gutabara abawe mu bigeragezo bikomeye ntabwo utererana uwo wamenye izina ryawe rihabwa icubahiro twongeye kuza imbere yawe nk'ubwoko bwawe reka data wa twese utubere Imana natwe tukubera ubwoko dukeneye yuko utubera umuyobozi utuyobore kubera yuko mwami wanjye twamenye neza yuko uri mu ruhande rwacu ntaho umubisha wacu yava kandi twamenye neza yuko iyo uri mu nzira tunyura
tunyuramo ntago twabasha kuyoba. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro. Turagushimye no kukuramya data wa twese muri iyi saha. Reka utwemerere uzubane natwe ubwo tugiye gukora ikiganiro nyiribihe, ntaba ari twe ahubwo uze hagati yacu uzuganire natwe. Nyakubahwa Imana, tugukeneyeho umujyanama, kubera yuko tugufite nta wundi muntu w'umurengezi twakwifuza, nta nundi mutabazi twakwifuza. Rero tuguhaye karibu mwami wanjye, komeza ubane natwe muri byose. Urakoze kurabana natwe. Amen. Amen. Tuguhaye ikaze. Hano turi mu karere ka Musanze, waje uturutse mu karere ka Burera. Iburera muturushiki? Ego, Iburera ibirayi bigiye kwera, ibishimbo nabyo bigiye kuzana imiteja, amasaka nayo agiye guterera. Urumva Musanze tubasha byinshi. Ubundi nta Musanze nta Burera rwose. Ni kimwe natwe, ibyo ni gutyo bimeze. Natwe amasaka namwe murayahinga. Agiye gutangira bayita guhekana, gusambura. Gusambura. Ibishyimbo ni imishogoro, teja tugiye kuza. Imana ishimwe. Urebye hose turi kimwe noneho niba ari uko bimeze. Waje mu nzira se aho wanyuze wabonye? Ese Jose kankubaze, nta muntu murahura yarangiza agahita avuga ati Jose aturiye si we Jose ranjye mbona kuri YouTube? Nawe maze guhura na benshi bakareba baturiye si we Jose biti ni byiza kakomezamo. Tujya duhura akavuga ati nakubonye kuri YouTube. Ati nakubonye kuri YouTube. Akavuga ati se gusenga bimeze bite? Akavuga ati ni sawa, nta kibazo. Nta ukubaza se ngo kujya kuri YouTube bisaba iki ngo nawe azajyeho abishaka? Bamwe na bamwe barabimbaza, ariko nyambabwira ati ikintu cyane biba bisaba imbaraga nyinshi, gukora cyane, ugasoma Bibiliya cyane, ugasaba n'Imana ikaguha ubwenge, kubera yuko hari igihe ushobora kuba uzi gusoma Bibiliya ariko nta mwuka wera wo kuguhishurira ngo ubashe gusobanukirwa ibyo usomye ngo bishatse kuvuga iki. Nyababwira nti cyambere ni imbaraga, ukegera Imana cyane, nta kindi kintu bisaba. Ariko haraba bazi nyine ngo gutya yuje ngo mba nakwishyuye. Ntabwo uba wanyishyuye, cyangwa se bakavuga ngo ugira ngo baze ngenda bishyuza nyine. Biterwa, hari ababitekereza gutyo, hari n'abatekereza ngo wenda nka gutya tuba twaje ku ma YouTube ngo nyine tuba twishakira amafaranga. Oya, ntabwo ariko bimeze. Uzi ko hari umuntu ushobora kubwira ati ngiye nshaka kumpa ikiganiro, akubwira ati ngiye ntabwo ugiye kuncuruza. Bibaho. Ariko asa none umuntu acuruza umuntu ufite amenyo yuzuye akanwa nkandi, ufite n'ubwenge bumuyobora, akakubwira ngo ngwino ngucuruza nawe ukagenda ukajya kubigicuruzwa. Ntago ari uko bimeze. Icyambere ni ubushake, kandi ikindi ni n'ubwumvikane. Kuko ngewe ntago wambwira ngo Jose ngo ngiye kugucuruza, niba numvise ngo uri kuncuruza ntaho najya. Naba ngiye he? Ntaho pe. Uvuga ngo hano twakira abantu b'abanyempano bafite impano ijyanye n'iyobokamana basangiza abantu. Umuhanuzi, umuvugabutumwa, umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, uwo tugomba kumwakira. Umuntu ufite ikintu Imana yamukoreye ku buryo yagisangiza abantu. Ushobora kuba warasenze bakaguhanurira ubona ibintu biri kure, ariko Imana ikagufasha bigasohora. Waza tukagirana ikiganiro ugatanga ubuhamya, ntacyo biba bitwaye rwose. Yego, kandi nta muntu twishyuza, ntawe pe. Ni ubushake, nta n'uwo ducuruza. Iyo ubishaka uraza tukavuga iki? Tukavuga Imana. Abo nabakubonye nyine ubona barakwishimiye. Hari ntabakubwiye bati Concord yarakumaze ariko gucuruza. Babaho cyane. Hari abo twaganiriye nabo n'abanyempano bagenzi banjye. Bavuga bati ubundi utaye umutwe biturutse kuki? Naje ndababwira ati ngiye ntago nataye umutwe. Ibyo mvuga ndabizi, n'ibyo nkora ndabizi, kandi nabiyobowe n'Imana. Kubera yuko nukuvuga ngo Imana itagushaka mu kintu, inzira zawe zose irazisiba kabisa. Kubera yuko naravuze ati se none ubundi ko twirirwa tuvuga Imana mu masengesho, mu nsengero, hari umuntu twishyuza? None se tuba twagiye guta umutwe? Nababwira ati iri ni ivugabutumwa rirambuye, kubera yuko hari n'abantu baba bakeneye kumva ijambo ry'Imana ariko nyamara batabonye uko bajya nko mu nsengero.
uzi ko hari abantu dusa n'imitima cyane ni benshi. Ndaguha urugero. Hari umumama ni inshuti yanjye yitwa Diane, ni umurundikazi rwose, nkunda kumuvuga, ari muri Zambia, kuko ibiganiro byose arabireba, n'icyo atarangije arambwira ati umbabare nabuze umwanya wo kukirangiza. Impamvu ni iyihe? Ntabwo abona ukuntu ajya gusenga muri Zambia, n'ikirimi bavuga ntabwo akizi, ariko twebwe ikinyarwanda n'ikirundi ni kimwe. Ati rero iyo ndebye ikiganiro cyawe mba meze nk'umuntu uri mu rusengero, n'ubundi nkongera nkibuka imbaraga z'Imana. Nivuga butumwa tuba turimo, kandi pe hari benshi butumwa rifatika, uwo niwe abashiye kubinyibwirira. Hari n'abandi ubona bashyizeho comment, hari n'ababyumva muri siransiye ntibavuge, ariko bakavuga bati iyi cano idufitiye umumaro, reka rero tugumemo. Reka tugumemo. Burareka nkubwire, ntabwo ari ukuvuga ngo gusenga neza ni ukuba wasenganye n'umunyamasengesho bikemera. Buriya muri 2020 nari ndi i Kigali, ahantu bita ngo ni muri Dobandi. Aho ngaho subu ni ko mpibagiwe ra, ntacyo ni Kigali, ni hari munsi yo mu mujyi. Urumva nari mpari, noneho icyo gihe sinzi ibintu byari byamfashe, numvaga yuko pe ngiye kuba impumi byarangiye, kuko nararebaga nkabona sindi kubona neza, kareba ariko nkumva sinzi ibintu biri kuntangira mu maso. Noneho nakundaga radio Umucyo, nanjye sinzi umupapa namwibagiwe n'izina, byarambabaje kuba naramwibagiwe izina, sibyo? Noneho kuri radio Umucyo umugabo araza arabwiriza, aravuga ati wowe urwaye fata kuri radio, ufata amazi nyasengere, ubundi Imana igira icyo ukora. Nese mfata amazi mu gakombe, nari ncometse ka radio nyine kamwe kakoreshwa n'umugozi, ndangije ndafata kuri radio nkozaho iki kiganza, ikindi gifata amazi, ndahumiriza turasenga. Y'amazina yakarabye mu maso, guhera uwo munsi ibyo bintu ntago byongeye, na nizi saha wibaza imyaka ihaciye. Rero ntago ari ukuvuga ngo abantu baba baje hano ku maradiyo se ku ma YouTube ngo baba bataye umutwe, oya baba baje gusana benshi. Ngewe impamvu nabikunze nuko hari ico nabonye, nakijijwe n'umuntu wasengeraga kuri radio atazi ngo nitwa nde, atazi ngo mfite ikihe kibazo, uretse kwizera. Nanjye ubwanjye sinzi ngo ni inzobe, sinzi ngo ni igikara, gusa ico nibuka ni radio yarari gukoreraho, radio Umucyo. Ndangije ndavuga ati ariko manani wamamare, ayo mazina maze kuyakaraba mu maso numva mbaye muzima, bya bintu ntibyongeye. Kuko nanjye natekereza nkavuga ati Imana, ndi mu mujyi wa Kigali, mu rugo rw'abandi, ndi impumyi, ibi bintu ni ibiki? Ariko nashimye n'Imana, kanshimire ni radio. Nukuri Imana yikomereza amaboko, Imana yikomereza amaboko, kuko navuga ngo narahakiriye, nakiriye kuri radio Umucyo. Nawe urwaye wakirira kuri yicano ya YouTube, ntacyo bitwaye, kandi abantu bahakirira ni benshi cyane. Kwizera rero kurarema. Ubu ushobora kubwiriza umuntu akizera mu ijambo, ikiganiro ariko kireba atanakuzi mutaranabonana, akizera mu ijambo, akazavuga ati ijambo ati ibi ndi kumva ari ibyanjye. Nukuri pe bibaho. Hari abantu benshi bajya bampamagara ariko bavuga bati wabwirije neza, bavuga ati ninjye wari uri kubwira, nari ngiye kwiyahura ariko ndabiretse, menye neza yuko Imana ikibaho. Yego. Imana ishimwe kabisa. Imana ni yamamare cyane. Nukuri. Ihindura ibyanze guhinduka. Nabwira abantu badukurikirana ngo bajye bakomera, bajye bumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirarema kandi rigahindura. Ntabwo tuba twaje hano kugira ngo tubabeshe, nta nubwo tuba twaje hano kugira ngo tubesikore, ahubwo tuba twaje kubabwira imbaraga z'Imana no gukomera ko Uwiteka. Nukuri. Ahubwo katwigira no mwanya w'ijambo ry'Imana, tutaza no kuvuga yacu gusa tukibagirwa ijambo rya boss. Imana ishimwe. Tugiye gusoma amagambo ari muri Samweli wa mbere, ibice 28, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku wa 18. Samweli wa mbere, ibice 28, umurongo wa 3 turageza ku wa 18. Dusomere mu izina rya Yesu. Amen. Ashamujya mungora ngo mbasome. Buriya reka nkubwire, umugisha mba ndi gukorera nawe buri kugabanaho, kandi igihe runaka nawe hari igihe ushobora kuba wenda utazi nko kubwiriza, ariko kugenda usoma ijambo ry'Imana ukagenda wagukiramo. Buri umugisha Imana irampa ndahantu nawe urawugabanaho. Amen. Samweli wa mbere,
Samweli wa mbere bice 28 murongo wa 3 ugeze kwa 18. Ndajya nsoma nshyiremo pause cyanda. Urasoma ushiremo pause. Yego Sawuli ajya gushikisha. Ijambo riratubwiye ngo Sawuli ajya gushikisha. Ariko Samweli yari yarapfuye, Abisirayeli bose baramuririra, bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Aleluya. Hano ngo Sawuli, ijambo riratubwiye ngo Sawuli ajya gushikisha. Ngo ariko Samweli yari yarapfuye. Sawuli yagiye gushikisha, Samweli atakiriho, yari yarapfuye. Ngo Abisirayeli bose baramuririra, bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Ngo kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri ico gihugu. Yari yarabaciye pe, ariko nubwo yari yarabaciye umuhanuzi Samweli yari ipfiriye. Komeza. Bukeye Abafilistiya baraterana, baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza i Gilbowa. Ngo bukeye ngo Abafilistiya baraterana, baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose ngo baragerereza i Gilbowa. Komeza. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilistiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Ngo Sawuli yarabutswe ngizo ngabo z'Abafilistiya, ngaratinya ngo umutima urakuka cyane. Aleluya, haleluya. Oya nawe wirabuko ingabo z'Abafilistiya ngo utinye. Ni iki gitumye utinya? Aleluya, haleluya. Imana nitugirire neza. Niba uzi neza yuko Imana ukorera ari nyabwoba, ibyo ikubwiye ntubivuge. Kandi niba uzi neza yuko watumwe n'Imana, vuga uko bitegetswe, uyobora uko bitegetswe, kugira ngo Imana ibashe gutindana nawe, ntihagire ikintu kigutera ubwo buri kumwe n'Uwiteka. Ngo ariko Sawuli we ngo yaratinya ngakuka umutima. Komeza. Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Ngo Sawuli yaragiye ubwo babumaze kumwica, ngarangije aragenda abwira Uwiteka ati Uwiteka we, noneho biranyobeye, Abafilistiya baranteye, none Uwiteka ngire nte? Ngo Uwiteka aramureka, ngo Uwiteka ngo yanga kumusubiza mu nzozi, ngo habe no mwiyerekwa, ngo yemwe habe n'ubuhanuzi bwigeze bumugeraho. Komeza. Sawuli ahera ko abwira abagaragu bati nimunshakire umushitsikazi nje kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati hariho umushitsikazi kuri Endori. Ngo Sawuli ahera kabwira abahanu ugeze kuri karindwi. Ugeze kuri karindwi. Yego kadusoma mu izina rya Yesu. Ngo Sawuli aherako abwira abagaragu be ati nimunshakire umushitsikazi nje kumushikisha. Aleluya. Ahangaha yari yaravuze ngo mu gihugu cyanjye nta bapfumu nshakamo, nta bantu bashika nshakamo, ariko ngo Imana yamaze kwanga kumubwira iki mushakaho, yanze kumugira inama, yanga no kumusubiza, ngarangije yigira inama yo kuvuga ngo kangiye gushikisha, kangenda njya kumushitsikazi anshikire, kangenda njya kumupfumu andagurire. Aleluya, haleluya. Ndagira ngo mbwira ubwoko bw'Imana, iyi Imana ivuze ibiri gukora, niyi cecetse ibiri gukora, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana wisenga Imana, ngo Imana niceceka ngo ucike intege, ngo ujye mu bapfumu ngo hari nibo barakubwira ibyawe. Menya neza yuko iyi Imana iri gukora, iyi iri gukora iraceceka, kandi nanone aleluya, haleluya, niyi ivuganye nawe ntabwo ibiri gukora. Imana nitugirire neza. Komeza. Yego umurongo wa 8 aragira hati nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Aleluya. Aramubwira ati ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Igenda gake gake niho biraryoha.
nuko Sawuli ariyoberanya ngo nuko Sawuli ngo ariyoberanya yambara indi myambaro ngo yambara indi myambaro itari iy'umunyamasengesho, yambara indi myambaro itari iy'umwami. Haleluya, haleluya. Oya, hari abantu dufite muri iyi minsi bari kwiyoberanya, akavuga ngo dore ngiye kurara mu kabyiniro kandi yo kugenda nateze igitambaro batavuga ngo ndi umunyamasengesho, ariko uriyoberanya, Imana ibikureba. Komeza. ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Ngajyana n'abagabo babiri ngo bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro, kandi wibuka yuko bamwe yari yarabicishije inkota akavuga ngo simbakeneye mu gihugu cyanjye, ariko yabonye yuko asenze Imana, abonye Imana itamusubije, yicecekeye, yibwira yuko ahari yakwicira inzira za kujya gushikisha, ahitamo kugenda nijoro. Haleluya. Maze Sawuli aramubwira ati ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Ngo nuko Sawuli aramubwira ngo shikishiriza ngo umwuka uguhanzweho ngo unzurire uwo nkubwira. Haleluya. Kuba warakoreye Imana ukajya gushikisha ni umwaku. Haleluya, haleluya. Ni umwaku uhetse n'undi mwaku. Kuba warakoreye Imana ukavuga ngo kubera yuko Imana yavuganye nanjye kizandengera ikabitinze kanjye gushikisha, uzaba uri kwikururira amakara yaka ku mutwe. Komeza. Uwo mugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Ngo uwo mugore arangije aramubwira ngo mbese ntabwo uzi icyo Sawuli yakoze? Hari abantu bajya gushikisha barahoze basenyera abarozi, bakabwira abarozi bati mwa barozi bentu tubakeneye mu rusengero rwacu, ariko byamara kumucanga akavuga ati haleluya, haleluya, kavuga ati mpereza kuri twa tuntu twawe njye kwica akajerekani. Haleluya, haleluya. Ariko nyamara baba babazi akavuga ngo mbese kuri kumbwira ngo ngutwa kujya kwica mwene so. Haleluya. Ntabwo uzi ibyo runaka yakoze kandi ari wowe wari kuvuga. Haleluya. Uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu. Nguko haleluya, nguko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi akabaca mu gihugu. Uko yirukanye uramu pasiteri, uko yirukanye abarozi mu rusengero akabirukana mu masengesho, akababwira ngo iyi nzu y'Uwiteka mwiza kuyiribatiramo. Haleluya, haleluya. Bagahindukira, haleluya, bagahindukira bakavuga ngo ntuza yakoraga ibi mu nzu y'Imana, ariko urahindukiriye ujya mu bitagira umumaro. Haleluya, haleluya. Bishatse kuvuga ngo icyubahiro cyawe uba wagitesheje agaciro. Imana nitugirire neza. Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Haleluya. Haleluya, haleluya. Uzi yuko buriya, haleluya, haleluya, Satani nawe ajya avuga. Amen. Yaramubwiye ngo mbese ngo ni iki gitumye utega ubugingo bwanjye kugira unyicishe? Uraje. Haleluya. Kuki se yamenye yuko adasanzwe aza kumuraguzaho? Haleluya. Ahubwo cyari kiri muri Sawuli cyatumye uwo mushitsikazi amenya ikintu kimurimo. Haleluya, haleluya. Sawuli we yarazi ko yiyoberanyije, ariko uwo mushitsikazi yari yamaze kumumenya. Arangije aravuga ngo none mugiye kunyica. Yari yamaze kumenya yuko Imana bakorera atari imwe. Haleluya. Ngarangije ngaramubwira ngo mbese haleluya. Amen. Uzi ko mfashijwe. Amen. Ariko Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Tujya kuraguza mu bapfumu tukagenda twitwaye nk'abantu badasenga, batazi izina ry'Uwiteka, ariko n'abapfumu nabo bazakuragurira, ariko bavuga batuye ni umunyamasengesho. Haleluya. Imana nitugirire neza. Sawuli amurahira Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Ngo nkurahiye Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Wageze mu basambanyi. Haleluya. Wageze mu kabyiniro uri pasiteri, barakubajije ngo none pastor ko turi kunywa inzoga nta cyaha kirimo? Ngo mbarahiye Uwiteka rwose musinde nta kibazo, ibyo byo ntago muzabihanirwa. Haleluya. Aho ngaho uri kwikururira umuvumo utazigera ukira, wanze kubabwiza ukuri kubera yuko ufatanyije na bibyaha, ahubwo babwira uti nyamara nubwo nasinze, nubwo ndi gusambana, nubwo naje kurogesha mwene data, nyamara ndasenga, ariko nyamara Imana ingiriye impuhwe nakwihana. Wibabwira ngo nta cyaha kirimo.
ntabwo bazabihanirwa. Aleluya. Babwira uti nubwo muri gusinda ariko muzabihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Aleluya. Ngo umugore arangije aramubaza ngo mbese ngo nkuzurire nde? Ngaramubwira ngo nzurira Samweli. Aleluya. Imana nishimwe cyane kandi nitugirire neza. Mu minsi yashize nari ndimo gukurikirana abantu bavuga ngo ngewe ngo pastor runaka ngo yanjanye kuzimu. Aleluya. Ndangije ndavuga nariko aba bantu bitabyabo. Inzira uri kugendamo wenyine. Ni gute inzira uri kugendamo wenyine ni gute wayihuriramo n'umuntu mudafatanyije urugendo. Bishatse kuvuga ngo ahubwo wowe mwahurira iyo ngiyo mwese buri umwe wese yagiye mu bye umaze kubona yuko ari bugutanga kukumenera amabanga uhitamo uko ugira gute kumuvamo. Aleluya. Nge nawe nidutega bisi tugatwarwa n'umushoferi mubi nzagera mu rugo mvuga ngo nyamara nge na konkora udatwatwawe n'umushoferi mubi utagendanye natwe muri bisi ntago azatubeshera ntabwo azamenya ibyabaye. Bishatse kuvuga ngo niba banagiye iyo ngiyo gushaka izo mbaraga zabo bibagumemo biza kukarubanda ngo bivananemo. Aleluya. Aleluya. Haleluya. Umuntu umwe yabwiye undi ngo wandaya we undi arangije aramubwira ngo inda imenya indi ari uko bahuriye ku kiraka. Bishatse kuvuga ngo mbese kuvuze ngo runaka yagiye kuzimu wabimenye ute kandi mutarajyanyeyo. Imana itugirire neza. Komeza. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli. Aleluya. Ngo uwo mushitsikazi yaragiye azura Samweli. Aleluya. Arabikora biremera kubera yuko Imana yari ishaka kumwanika imbere y'uwo mupfumu. Nubwo yari yiyoberanyije ariko nyamara yari yamaze kumumenya n'ikimurimo ngarangije aramubwira ngo wambeshe iki kandi ari wowe Sawuli. Aleluya. Haleluya. Yarata muri iyi minsi hari abantu bari kujya kwiyoberanya. Aleluya. Haleluya. Akakubwira ngo tujyane gusenga. Aleluya. Haleluya. Mwamara kujyana gusenga agakora n'ibintu bidakwiriye n'umuntu usenga. Aleluya. Umwami aramusubiza ati humura ngira icyo ubonye. Ngo umwami ngo maze aramubwira ngo nubwo ari nge Sawuli ariko humura ntacyo ngutwara nubwo nabishe nkabamara ubu noneho mbahaye rugari mushaka mwashika. Ariko Imana igira gute? Imana ibireba umwana w'umuntu. Imana yitegereza umwana w'umuntu ikamureba ikamumenya ikamenya ibyifuzo bye byose ikamenya imigendere ye yose ikamenya n'inzira mbi zigoramye ari kugenderamo. Ariko nyamara uwo mushitsikazi yamenye Sawuli ariko Sawuli we ntiyigeze amumenya. Imana itugirire neza. Umugore ati mbonye Imana izamuka ivi kuzimu. Ngo mbonye Imana izamuka ivi kuzimu. Aleluya. Aleluya. Haleluya. Yari yamuhaye rugara ati duradure ndi kumwe nawe ariko nyamara yarazi neza ko ari kumwe n'umuntu ukomeye. Aleluya. Aravuga ngo uri Sawuli ko kurakomeye ariko nyamara nyuma yaho ibyo yari arimo yaje kubona yuko Sawuli nta gukomera kwe hari undi muntu uzamutse urusha Sawuli gukomera. Imana itugirire neza. Sawuli aramubaza ati arasate. Ngo Sawuli aramubaza ngo asate. Nyamara nubwo Imana yari yanze kumusubiza yari yamuhumye n'amaso. Kubera yuko yari yanze kumvira Imana arangije ajya kuyirutisha uyu mushitsikazi. Imana imuhuma n'amaso. Uwo mushitsikazi azura Samweli abona ko ari Imana izamutse. Ariko nyamara Sawuli nubwo yaraho yarakanuye amaso gutya ari kureba atazi ikijya mbere. Yari ameze nk'impumyi muri make. Komeza. Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Ngo nawe aramubwira ati Imana mbonye ngo ni umusaza uzamutse ngo kandi yiteye igishura kitameze nk'icyawe Sawuli. Aleluya. Nyamara nubwo afite ubwiza butandukanye n'ubwawe Sawuli. Sawuli nubwo umpaye uruhushya rwo kujya gushika ariko nyamara mbonye umuntu ukurusha gukomera. Aleluya. Imana itugirire ne. Ariko hashimwe Yesu wamamaye. Komeza. Sawuli amenya ko ari Samweli arunama yubika amaso ye aramuramya. Ngo Sawuli ngamenya ko ari Samweli ngarunama yubika amaso ye ngaramuramya. Yumva aramwaye yumva akozwe n'isoni. Aravuga ati nyamara no kubureba mu maso yanjye
sinamureba. Aravuga ati nyamara no kumuhagarara imbere sinamuhagarara imbere. Kandi sha aleluya, bombi bakiri abami, aleluya haleluya, bombi barubahanaga. Ariko kubera yuko umwami umwe yivanze n'ayandi mahanga, akibagirwa Uwiteka, aleluya haleluya, yagiye mu byaha yimura Imana ye, nyamara yitegereje wa wundi bari bahuriye ku murimo yubika amaso. Nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Ngo Samweli abaza Sawuli ngo ariko Sawuli we, ngo ko wigenje kutagiraga isoni, ngo ni iki gitumye unkubaganira? Hari abantu bari gukubaganira Imana muri iyi minsi. Aleluya. Hari abantu bari gukubaganira Imana muri iyi minsi bameze nka Sawuli. Sawuli yanze kunyurwa n'uko Imana imushakaho, arangiza aravuga ati kangenda njya kwiyongeza njya kwishakira inzira mu bapfumu. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta mahoro yigeze abona. Aleluya haleluya. Ndagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana budukurikiye, ibyo bibazo byawe birashoboka yuko wasenga Imana ukabona Imana isa nigukuyeho amaboko, ariko nakubwira ngo gahunda yigumeho. Ntuzigera urakura Uwiteka atarakugirira neza, kandi namara no kukugirira neza ntuzigera umuvaho, kubera yuko ku Uwiteka tumaze kubona yuko hariho hari ubuhungiro. Aleluya haleluya. Imana nitugirire neza, Imana igikora kandi igasohoza, Imana igirengera ubwoko bwayo kandi kaburwanirira. Ndagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana budukurikiye, wowe guma ku mugongo w'Imana, utekuzigera ugenda ngo ujye gukubaganira Imana. Hari abari kujya gukubaganira Imana bakayikubaganira, ariko twabakijijwe ntitugakubaganira iki Uwiteka. Twigire kuri uyu Sawuli. Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira ikisubiza. Ngo Sawuli ngaramubwira ngo Samweli, ngicyatumye ngukubaganira ngo Abafilisitiya banteye, abanzi banteye, ibibazo biranteye, ngo kandi Uwiteka nawe ngo ntagakinyumva. Aleluya. Uwiteka ajya yumva. Hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga ku Uwiteka. Aleluya. Imana itugirire neza. Komeza. Ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi, nicyo cyatumye nguhamagara ngo unsobanurire icyo nkwiriye gukora. Ngari mu bahanuzi ngo no mu nzozi no mwiyerekwa, ngo nicyo cyatumye nza hano gushikisha ngo bakuzure, ngo ngubaze icyo nkwiriye gukora, abari wowe ungira inama. Ese mugenzi wawe yakugira inama Uwiteka yanze kuyikugira? Ese mugenzi wawe yaza akakubwira ngo aragukijije kandi Imana itagukijije? Imana nigukiza, mugenzi wawe azaza kubwira ngo Imana iragukijije. Mugenzi wawe naza akakubwira ngo aragukijije, uzamubwira ngo aho ngaho urambeshe. Ariko nakubwira ngo Imana iragukijije, uzamenya yuko ari Imana ivuganye nawe. Komeza. Samweli aravuga ati ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe. Aleluya. Ngo Samweli garangije aramubwira ngo ariko ibyo ngibyo iri kubimbariza iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe, bishatse kuvuga ngo ni nko yarashatse kumubwira ngo mbese ko Uwiteka yakuretse akaba yarabaye umwanzi wawe, ni igiki ndagukorera Uwiteka atigeze gukorera? Ngewe ko ndi umuntu nkawe, ni igiki nabasha gukora Uwiteka atankoresheje? Uwiteka ubwo yagenje nk'uko yabivugiye muri nge, Uwiteka yaguciye ku ngoma yiha umuturanyi wawe Dawidi. Ngo Uwiteka yagenje nk'uko yabivugiye muri nge, ngo Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Aleluya haleluya. Imana nitugirire neza, Imana nitugarukeho. Ariko Yobu yaravuze ngo aleluya, ngo Uwiteka ngo nzi neza yuko ushobora byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana nitugirire neza, Uwiteka ashoboye byose. Nuhitamo kugumana n'Uwiteka azagufata mu kiganza, ariko nuhitamo kumurekura nawe azagukuraho amaboko. Intebe yawe azayiha umuturanyi wawe. Nurekura Uwiteka, ibyiza byawe bizaribwa n'abandi. Uwiteka numurekura, umugisha wawe uzaribwa n'umuturanyi wawe. Uwiteka numuvaho, aleluya, ibyo yakubwiye n'ibyagusezeranyije uzajya kubona ubona umuturanyi wawe n'abana be nibo bicaye mu mashimwe y'ibyo Uwiteka yavuganye nawe. Imana y'amahoro nitugirire neza. Navuga ngo iryo ni ry'ijambo Imana yari yanshize ku mutima. Amen. Kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku bamareki, nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo.
Amen. Sawuli Aleluya. yihangane. Sawuli rero yihangane. Uyu Sawuli, aleluya haleluya, waba umunyamasengesho uri Sawuli, waba usenga ari kuri Sawuli, utumvira Imana, udashaka ko Imana ikugira inama, ugasenga ariko ukajya kuraguza, ugasenga ukajya mu bindi, ukajya kwisuzuguza ibigirwamana, ariko Uwiteka nakugenza acu uzihangane kubera yuko wanze kugendera mu nzira y'Uwiteka. Imana rero nitugirire neza, kadusenga Imana. Urera mwami wanjye kandi urakiranuka, witwa ndiho kandi uzahoraho, uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri igitare cy'amahanga. Umubyeyi wakwegamiye ntago umukozi isoni, umusore waguhungiyeho, abasaza n'abakecuru n'abagabo n'abagore n'abana, abaguhungiyeho urabatabara. Ndakwinginze Uwiteka mwami wanjye, iri jambo ryawe riratwigishije kandi riraduhuguye. Mwami uzaturinde kuba wa Sawuli, uzaturinde mwami wanjye kujya gushikisha izindi myuka mibi kandi twarakumenye. Uzadukomereze mu buntu bwawe, twaburaye tuguhamye, twariye tuguhamye, twambaye ubusa mwami wanjye tuvuge gukomera kwawe. Tugusabye imbaraga muri iyi minsi kubera yuko tugeze mu bihe biruhije umugenzi. Twemerere ubane natwe, utwemerere utugirire neza. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Yego mukozi Imana twemere ugatanga nimero uzagukenera akaguhamagara. Nimero yanjye ni 072 938 64. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.